Iyi miti yitwa PrEP. PrEP ni ukuvuga iki? Ni pre-exposure prophylaxis. Ni imiti ifatwa n'abantu bafite ibyago byinshi byo guhura n'abantu benshi, muri abo ngabo bashobora kubonekamo ifitera sida. Iyi miti yitwa PrEP. PrEP ni ukuvuga iki? Ni pre-exposure prophylaxis. Ni imiti ifatwa n'abantu bafite ibyago byinshi byo guhura n'abantu benshi bafite virusi itera sida, muri abo ngabo bashobora kubonekamo ifitera sida. Bivuga ngo ushobora guhura n'abantu wenda 10, muri 10 bose ntabwo uzi ukuntu bahagaze. Maybe ko harimo nk'abantu wenda 3 cyangwa se 5 harimo umwe wanduye, kandi wowe usanzwe uzi ko uri muzima, nta fitera sida mu maraso yawe. Wowe rero uzi ko uri muzima, kubera ko n'abantu benshi batandukanye, uri umwe mu bantu bemeye ko bafata uno muti wa PrEP. Ni ukuvuga ngo ni imiti ifatwa n'abantu kugira ngo ibarinde kuba bagira ubwandu buturutse ku bantu benshi bahura nabo bakorana mpuzabitsina. Ni imiti rero ni combination y'imiti y'amoko abiri irimo, harimo umuti witangwa na tenofovir n'undi witwa emtricitabine. Tenofovir na emtricitabine ni combination y'imiti ibiri y'amoko abiri akombaniye mu kinini kimwe. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo izina ryayo tutagiye muza bitangwa ni Truvada. Noneho kino kinini rero aka gacupa mureba kaba karimo ibinini 30. Umuntu aba agomba kunywa kinini kimwe ku munsi, kinini kimwe ku munsi. Noneho ariko akaba agomba kuzirikana ko atagomba guteganya amasaha, kinini kimwe ku munsi kandi ku isaha imwe wahisemo. Apana ngo umunsi ni kimwe mu gitondo saa 2, ejo saa 4, ejo bundi saa 2 z'ijoro. No, uhitamo isaha imwe uzajya unywaho icyo kinini, ntiteganya amasaha. Nibwo imiti ibasha gukora neza, kuko urumva ya sawa kinywereyeho kijya kugushiramo uhita ufata n'ikindi. Iyi miti rero murabona nkuko imeze, ni kinini kimwe nako ifite ibara ry'umweru. Kinini kimwe anywa ku munsi. Hanyuma mbere yuko tukimutangiza hari ibizamini asabwa kubanza gukorerwa, kuko iyi ni imiti kandi igiye kujya mu mubiri ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urugero nk'uno muti mwabonyemo witwa tenofovir, ni umuti ushobora guteza ikibazo ku bantu basanzwe bafite ikibazo cy'impyiko. Bivuga ngo mbere ko tuyimutangiza twafatira ikizamini cy'impyiko tukareba se impyiko zirimo zirakora neza. Itarimo zirakora neza ntabwo tuwumuha. Dusanze nta kibazo zifite turawumuha akawufata. Ujye wemeye kuyifata uvuga ngo uzayifata ubuzima bwawe bwose ukimura uwo mwuga. Ntabwo uvuga ngo okay, uno munsi niho n'abantu benshi batandukanye, reka ntegure imiti yanjye nyemwe, ngo ejo ntawe tuzahura ngo imiti nyihagarike. Ntabwo ariko bimeze. Imiti nyobwa buri munsi. Waba ufite abakiriya bari buze bakugana, uranywa ikinini cyawe. Waba ntabwo ufite, uranywa ikinini cyawe. Ngiyo PrEP ikora, ngabo abantu bayifata.